Umunsi umwe ubwo Bwiza yari ari gusubira mu masomo ye, mama yari ari gutegura amafunguro ya saa sita. Ese ma, Karame kibondo, utekereza ko nshobora kuzajya mbasha kwijyana ku ishuri? Ariko Bwiza urabaza we, kubera icyo ubimbajije? Ndabishaka. Nshaka kumenya kwikorera ibintu bimwe na bimwe ku bwanjye. Mama anezezwa cyane no kubyumva. Ngaho reka turebe. Washobora kunzanira inyanya nasize ku meza yo mu nzu? Arahaguruka gahoro gahoro n'agakoni ke maze atangira kugenda asatira umuryango. Inzu yose yari yarayifashe mu mutwe. Azi neza aho buri kintu cyose kiba mu nzu giherereye. Wamenye gute ko ziri mu ruhago ntabyo nakubwiye? Umva mama nawe. Inyanya zihora mu ruhago. None se, uzandeka nijyane ku ishuri ejo? Sibyo ma? Oya mwana wa, urabizi ko ntakureka ngo wijyane. Sinabikora rwose. Nta kizambaho yewe. Inzira nyifite mu mutwe yose ma, nukuri nta kizambaho. Reka sinabikora. Nibura, mpa amahirwe rimwe gusa ngerageze. Mama abura uko abigenza, yanga kugira icyo yima umukobwa we. Nta kibazo. Ariko tuzajyana. Umunsi ukurikiyeho, nijyanye ku ishuri bwa mbere mu buzima ntamufashe ukuboko. Ariko mama yari yahangayitse cyane, ku buryo yagendaga abwira abantu kuva mu nzira, ndetse akagenda akura amabuye mu nzira yanjye. Ubwo njye nagendaga nseka inzira yose, gusa ntibyari byoroshye. Ariko kera kabaye, ngera ku ishuri amahoro. Kabihogo abaho yigunze. Usanga akora umukoro wenyine ndetse n'uturimo tw'abana akadukora wenyine. Ese ibi byaje bite? Kabihogo yahoze afite inshuti Mariza na Gisa. Bagakora uturimo dutandukanye. Bagakina ndetse bakagira n'umwanya wo gusura inshuti. Aba bana basaga nk'abakorera mu itsinda. Bari batuye mu mudugudu umwe. Bigaga ku kigo kimwe ndetse n'umwaka bigagamo wari umwe. Gusa nubwo bakoreraga mu itsinda, hari icyakundaga kubagora: kwihanganira ingeso yo gucererwa kwa mugenzi wabo Kabihogo. Umunsi umwe bagombaga kujyana n'abandi gusura inzu ndangamurage. Mariza abwira Kabihogo ati: uyu munsi wihangane uzinduke. Nujya kuryama bwira ababyeyi bawe baze kukubyutsa. Ntimugire ubwoba. Mu gitondo Mariza na Gisa baritegura. Isaha yo kugenda yegereje, bategereza Kabihogo aho bari guhurira baraheba.
imodoka itsimbuye babona aje yiruka agenda yambara ipantaro ndetse n'inkweto zidafunze. Gisa yihutira guhagarika imodoka naho Mariza amufasha gufunga inkweto, nuko bajyana n'abandi. Baririranwe bareba ibyiza biri mu nzu ndangamurage, bamenya byinshi ku mateka y'igihugu cyacu. Dore rero icyaje kubatungura. Habura iminota 10 ngo batahe, Kabihoga ajya gusuhuza nyirasenge. Uwo yari atuye aho hafi, asohoka ntawe abwiye aho agiye. Iyo gahunda ntayo yari yararanye. Mu kanya gato umuyobozi wa gahunda ati: twatashye, mwese mwegera imodoka kandi buri muntu yicare mu mwanya yajemo. Bamaze kwicara babona umwanya wa Kabihogo nta muntu urimo. Mariza aravuga ati: ubu se arigitiye? iri kurebe mu bwiherero. sibwo bamubuze. Abandi mu modoka barijujuta, bafata umwanzuro wo kwigendera. Ikibabaje, yaje gukererwa mu kizami gisoza amashuri abanza. Yahageze hashize iminota 3 kirangiye. Ubu yarasibiye, ntaho agihurira na Mariza na Gisa, bo bagiye mu mashuri yisumbuye. Kabihogo byamusigiye isomo rikomeye. Asigaye yubahiriza igihe ngo ibyamubayeho bitazongera. Ubu usanga mu cyumba cye hamanitse gahunda y'umunsi kandi akayubahiriza. Munyana yabanaga n'ababyeyi be na nyirakuru wari ushaje cyane. Akenshi iyo atabaga ari kwiga, yabaga ari kumwe na nyirakuru. Se na nyina bakoreraga kure, bagataha batinze. Bakoranaga uturimo dutandukanye. Umurimo umwe watangazaga Munyana ni uguhaha. Yibazaga ukuntu nyirakuru utarigeze yiga amenya umubare w'amafaranga yishyura. Umenya ute gukoresha amafaranga? Uzi ko ntegereza kumbwira ngo nkubarire batakwiba ngaheba? Guhera ubu ngiye kuguhishurira ibanga ryanjye. Iki ni iki? Iki ni igisoro. Naho utu dusaro ni insoro cyangwa se inka. Ubu tugiye kubuguza ariko gukina igisoro. Bagabana insoro umwe 32. Buri wese afata uruhande rwe rugizwe n'utwobo 16. Genda ushyira insoro enye muri buri kobo. Nawe abigenza atyo. Iyo babuguza babanza guca umuvuno. Uterura mu kobo ushatse, insoro ukagenda uzinyanyagiza muri buri kobo. Ugenda uzenguruka ushyiramo kamwe kamwe. Aho zirangiriye uyora izihari ugakomeza uzenguruka. Urakina kugeza aho zirangiriye mu kobo karimo ubusa. Babyita guca. Inka zawe zirangiriye mu kobo gateganye n'utwanjye dufite insoro, urazitwara. Ukazivanga na za zindi zawe, hanyuma ukongera ukazikina uhereye aho wari watangiriye. Ubwo buriye. Wari umukino utoroshye kuri Munyana. Uko iminsi yashiraga, niko yagendaga atahura ubufindo bw'uwo mukino. Byamusabaga gutekereza cyane, akamenya guterateranya insoro ze kugira ngo arye iza nyirakuru. Kubuguza igisoro byatumye Munyana amenya gukora imibare neza. Atangira gutsinda mu ishuri kurushaho. Anasobanukirwa aho nyirakuru yamenyeye guteranya,
gukuramo, gukuba no kugabanya. Umunsi umwe Isandi yabwiye Ntashya iti nkurusha kuririmba neza, nanjye nkurusha kwihuta. Akanyamasyo kabyumvise kati murebe icyo mwembi muhuriyeho aba ari cyo murushanwaho. Turabyemeye. Intashya n'Isandi ziyemeza kurushanwa. Zombi zubaka inzu nziza. Ibikoresho zakoresheje zubaka byari bitandukanye. Intashya yakoresheje ibyondo. Isandi yigiye inama yo kubakisha ibyatsi kugira ngo inzu yayo idasa n'iy'Intashya. Isandi ishakisha ibyatsi byiza, yubaka icyari cyiza kandi kinini. Akanyamasyo kari gafite amatsiko yo kuzajya kureba inzu y'Isandi n'iy'Intashya. Nuko gategereza igihe izi nyoni zizaza kukareba ngo kajye gutanga amanota. Uyu mwanya igikorwa murakirangije? Turimo abakozi. Ngwino ujye kureba. Twaguhamagaye ngo tubwire uwarushije undi. Iki cyari ni akataraboneka pe. Ntiwumva ko nakurushije? Itonde ntiturareba inzu yanjye. Akanyamasyo kabona inzu y'Intashya karongera kati iyi nzu ni agahebuzo. Ko uzishimye warushije undi ninde se? Mwembi muri aba mbere, ndetse nimba hari ushaka kuba uwa kabiri. Twishime twese turi aba mbere. Nta kabuza twembi twakoresheje ubwenge budasanzwe. Nuko Intashya ihita iguruka ijya gushaka icyo kurya, ibona ahantu hamenetse umuceri. Isandi nayo ntiyagumye mu cyari cyayo. Yahise iguruka ijya gushaka icyo kurya, ibona ahantu hamenetse amasaka. Izi nyoni zombi zimaze gutora, ziragaruka zerekeza ku nzu zazo. Zari zishimye kuko zari zifite aho zitaha heza kandi zabonye ibyo zitora. Guhera ubwo Isandi n'Intashya ziba inshuti. Zisobanukirwa ko nta kimwe irusha indi, ahubwo zigomba kuzuzanya. Zifata umwanzuro wo kwibanira mu mahoro. Kanyange yagiye kuvoma ku kiyaga mu karere ka Bugesera. Mu gihe atararangiza kuvoma, imvura iragwa cyane. Amazi aba menshi cyane. Hirya mu Rukangaga hakaba harimo icyari kirimo abana ba Nyiramurobyi. Abana ba Nyiramurobyi babonye amazi atangiye kuba menshi, batangira kurira. Kanyange barabyumvise, ariruka aragenda bakuramo. Ariko abana ba Nyiramurobyi bakomeza kurira. Kanyange atangira kubahoza abaririmbira ati
nagira agafi kamwe tuzagasangira niyo nagira agafi kamwe tuzagasangira abana ba nyiramurobyi bageraho baraceceka barasinzira. Nyiramurobyi itaha yahangayitse isikiri busanga abana bayo barohamye. Igeze mu rugo isanga Kanyange yababundikiriye basinziriye. Nyiramurobyi iramushimira cyane, imusezeranya ko umunsi umwe izamwitura. Kanyange ahita ataha. Hashize igihe izuba rirava riba ryinshi cyane, imyaka yose iruma, inzara iyogoza akarere kose ka Bugesera. Umunsi umwe Kanyange avuye kwiga asanga mu rugo batatetse. Aramanuka ajya ku mugezi aricara ararira koko. Na nyiramurobyi ihita imuririmbira ka karirimbo iti niko gufata ku mafi yari yarobeye abana bayo yahawe Kanyange. Kanyange arayatahana. Rimwe nyiramurobyi yari yasuhukiye mu bwami bw'abarobyi, yumva ko hari igihingwa cyitwa umwumbati kidakangwa izuba. Niko kuzana iyo mbuto iha Kanyange, arayitahana barayitera. Yarahashize igihe gito baha ku baturanyi, inzara ishira ityo muri Bugesera. Nkunda kuvumbura. Kuwa mbere njye na data twameshe imyenda dusangamo umugezi, nyanyagizaho umunyu n'umutobe w'indimu. Tuje kureba dusanga umugezi wavuyemo, biradushimisha cyane. Kuwa kabiri njye na musaza wanjye twarakinnye, dukora telefone mu bibiriti byashizemo imyambi, tubwirana udukuru twiza. Kuwa gatatu musaza wanjye yanyigishije uko bakurura uduce tw'urupapuro n'ikaramu. Ukuba ikaramu ku musatsi ukayikoza ku dupapuro bigafata. Kuwa kane nize gukora ubugenge. Mfata amazi mu gikombe, pfundikizaho agapapuro k'uruziga nakase n'umukasi. Narambitseho ikiganza igihe gito, ngikuyeho ncurika igikombe amazi ntiyameneka. Kuwa gatanu mama yafunguye ingufuri biranga kubera umugezi. Dushyiramo amavuta turazunguza, ingufuri irafunguka, twese turishima.